Hey beautiful people, what's poppin? Nizere ko mumeze neza cyane aho muri agiye tandukanye mbaye ikaze hano kuri The Focus iwabo udusobanuye tugufere ko tumeze fresh. Gusa nyamuneka mbere ko dutangira ibuka kumwandira kuri like na share kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Filime yagitangira mu papuri kubwira inkuru agakobwa kangi ijyanye n'intama ngo yari ifite utwana twayo turindwi ndetse ngo muri iyo nkuru ngo hari ikirura cyaje kwatakuza utwana cyera turya hafi yo kutumara burundu. Ndetse nyuma gato uwo papa uri ahantu mu kazu kari mu ishyamba ukuntu yagize gutya yumva ibintu biri gusakuza hanze arangije ahita haguruka afata imbunda. Ariko muri ako kanya ari agakobwa ke n'abantu bose bari muri ako kazu uhita uboneye ko bafite ubwoba bwinshi byatari ndetse mu buryo butunguranye hari ikirura cyabasimbukanye kirabamuguta bose. Nyuma y'ibingibi dukomereza kuri Bosca wahuye na boss we Baga ariko kumukubita kontra nshyashya yo kujya kubaka umuhanda ahantu mu gacyaro kaherera abandi kitwa Arunachal Pradesh. Aka kontra rero kikabona yarishinye byatari, hanyuma Bosca n'umukazi ni witwa Jonathan bahita batangira gupanga urugendo rwabo. Gusa kubera ukuntu bari ba gahunda resi bahise bemeza kujya ku kibuga cy'indege kugira ngo bagende mu ndege bajya muri cya Arunachal Pradesh. Gusa bageze ku kibuga cy'indege bakupitanye n'umushuti wa kera wa Bosca witwa Jomin wahise ubiyungaho nawe kugira ngo bajye gukorana muri ako gaproje. Noneho ku kibuga cy'indege babuze n'indege n'ubundi yahita yerekezayo, biyemeje kujyayo banyuze mu muhanda bakoresheje imodoka. Ibyacu ntibitinda rero bakigera mu cyaro baragiye bahita bakodesha akantu k'akarogi ariko bakagezemo kubera ukuntu abantu hafeke bazengerezwa n'uducurama bahasanze. Nyuma mu gitondo gikurikiraho rero bahuye n'umugabo usanzwe utuye muri iyo quartier witwa Panda wabakiriye neza akabahereza karibu mu cyaro cyabo, ndetse nyuma yaho bajya guhura n'abandi baturage bo muri kino cyaro kugira ngo bagire ibyo baganiraho ku bijyanye n'iyi projet y'umuhanda bagiye kububakira. Gusa ikintu cyo kumvikana ahangaha kibanza kuba ikibazo kubera ko wa mugabo ngo ni Panda yahise ababwira yuko abaturage bo muri kino cyaro ngo kugira ngo bazapfe gutanga ubutaka bwabo bahubaka umuhanda ari ibintu bizagorana. Ibyatumye haba akantu ko kutumvikana, ariko n'uyu Panda uri kuvuga ubona yuko icyo gitekerezo atagishyigikiye, ndetse Panda ahita abasaba ubwo yuko ngo umuhanda bagakwiye kujya kubakwa unyujijwe ngo ku gasongero k'umusozi uburi aho ngaho hafi kugira ngo birinde kuba babangamira ari inyamaswa ziri aho ngaho mu ishyamba ndetse n'abaturage bo muri ino quartier. Ibyo birabaye rero ubwo Bosca nyuma yo kubitekerezaho na bagenzi be bahise bemeza gutangiza umushinga wo kubaka umuhanda mbere y'igihe bari bihaye kugira ngo banirinde izindi mbogamizi zahazamo. Nyuma y'inama rero bagiye mu kamodoka kabo bitahiye bisanzwe, ariko baza guhura n'akamanuka kari aho ngaho gasanzwe byatumye imodoka yabo isigara pfiriye ahantu hagati mu ishyamba ku buryo kubona uko batabyari ikibazo. Bahise bava mu modoka rero, hanyuma Bosca wakundaga ibintu by'amablage iyo ari gusekana bagenzi be yagize gutya abona ikirura hakurya mu ishyamba. Yabanje gutekereza yuko ari imikino kitari buze kumwataka, ariko nyuma gato ikirura gitangira kuza kimusanga atabona ko nta mikino atangira kwiruka ari nako kintu cyo kimwirukaho. Rutipe rero ni Bosca yagiye ahita yurira ku giti, ariko n'ubundi giti kirigonda cya kirura cye cyamutegeye hasi cyarazimutse kimuruma ku kabuno, ariko igihe cya kitaramumanura neza kugira ngo kimumire neza. Jonathan na wa mugenzi we bahise bagera abo ngaho, byatumye cya kirura kitagihunga. Bosca abatawaye gutyo, ariko yakomeretse ku kibuno nyine aho ikirura cyamurumye ku muhumetso. Nyuma y'ibyo birabaye byaje kurangira basubiye handi muri kaga cyaro, ariko bagezeyo basanga habari ikibazo cy'ibitaro. Nta bitaro biri aho ngaho hafi, ndetse Jomi ntago bashaka yuko abaturage b'aho ngaho bamenye yuko Bosca yarumwe, bityo ahita amutwara ku gaklinike k'umuveterineri aho ngaho hafi. Bageze kuri ako gaklinike rero bahasanze umuveterineri umukobwa witwa Anuka, umukobwa utarozi ngo aravura umuntu ate kandi asanzwe yivurira inyamaswa, gusa yagerageje apfa kumuhereza imiti biri aho ngaho bisanzwe kumufasha. Ibyo birabaye rero igitondo gikurikiraho Bosca yarakangutse yirebye muri miriwari, yumva yahindutse, yumva arimo arahumurirwa byatari, yumva arumva ibintu biturutse kure. Yumva afite nakimeza danje, atangira kureba kuri kapinya ke, yumva abaye umuntu wa danje. Ku rundi ruhande ibibazo byarazamutse mu baturage no muri za gakondo aho ngaho mu cyaro ko zose zazi igitekerezo cyo gukata ibiti n'ishyamba rero ritureye aho ngaho ngo bagiye kubaka uwo muhanda, ariko Bosca akomeza kubumvisha yuko ibi ngibi byose ari kugira ngo babone iterambere nabo bareke gusigazwa inyuma n'amateka. Abaturage biza kurangira bavuye ku izima bapfa gusinya, ariko n'ubundi abaturage b'aho ngaho bumvaga yuko bafite imyumvire no kureka ibikorwa nk'ibyo ngibyo nyaburanga n'amashyamba ntihagire umuntu umwe uyuhungabanye. Nyuma y'ibyo ngibyo ariko kuri Bosca we yakomeje kugenda agira ibintu bidasanzwe mu buzima bwe, atangira kumva ibintu biri kure cyane ndetse atangira no kubona abantu bari kure cyane. Bosca rero ari gushaka kumenya ibiba biri kumubaho, yahise ajya gusura umusaza w'imyaka 120 w'umupfumu waho ngaho muri quartier kugira ngo arebe ko yamubwira ikibazo afite. Ageze rero wa musaza w'umupfumu yaramufashe amwindika mu mazi ameze nk'uri kumumirisha nkeri, aho yari yashyize umutwe Bosca yagize gutya ahita yibuka yuko yabonye ikirura muri rya joro, ibyahise bituma avamo kubera ubwoba.
ndetse Rutipa yahise asohoka aho ngaho ariruka ava aho ngaho aragenda. Ku rundi ruhande ariko Anuka nawe yaje gutungurwa abonye ukuntu igikomere cya Bosca kiba cyakize mu buryo bwihuse cyane, aravuga ati bino bintu ntibibaho. Ndetse na Bosca ahangaha atangira kumusobanurira ibintu amaze iminsi ari kumva amajwi ya kure, kubona ibintu biri kure, amuha agapimo uburyo umutima uri gutera, arangije amwandikira imiti. Mu ijoro ry'uwo munsi rero abatipe bagiye mu iserukiramuco ry'umuziki, aho bageze barenjoyinga barishima byatari. Ari nako ku rundi ruhande Prakash Paja we yari ahuze cyane ari gutunganya amasinyatire y'abaturage basinye bari gutanga nyine ubutaka bwabo ngo bazabucishe mu muhanda, aho mu buryo butunguranye yaratatswe n'ikirura kita kimusoza. Igitondo gikurikiyeho rero Bosca na bashuti be bisanzwe bahamagaye kuri sitasiyo ya polisi kugira ngo bahatwe ibibazo ku rupfu rwa mugabo Prakash. Ndetse bari hagati bari guhatwa ibibazo, wa mugabo wundi ngo ni Panda yinjiye muri sitasiyo ya polisi atangira kuvuga ngo uburyo wa mugabo aba yatatswe n'ikirura, ariko babajyamo bose batangira kubwatiza bari kuvuga ko ibyo bintu bitabaho, bari kumwita umusinzi n'umuntu uri kuvuga ibintu atazi. Nyuma y'aciye akanya gato rero Bosca nawe yatangiye kurwara ndetse yatangira kuruka amaraso. N'impungengero n'ubwoba Jomin na Jordan bahise bamwihutana kuri wa mvango ni Anuka. Anuka rero yatangiye kubabaza ngo ikintu amaze iminsi ari kurya, ariko babashuti be baramubwira ati we dushakira agashinge umutero. Gusa Bosca yanze ko bamutera urushinge, noneho afite n'imbaraga nyinshi, aho yabasunitse arangije aterura igitanda akoresheje amaboko ye bisanzwe, bose abegeka ku ruhande. Ndetse zo mbaraga z'umurengera zasize bashuti bari kwibaza bati se byamugendekeye biti. Nyuma y'ibi ngibi rero Bosca yahamagawe na boss we wari ufite amatsiko ari gushaka kumubaza ahantu umushinga wo gutangira umuhanda ubugeze, ariko Bosca ahita ko habayemo ikibazo kuko hari umugabo watatswe n'ikirura. Gusa boss aramubwira ati va muri ayo ngayo tangira umushinga vuba turi ko twarya ku gafaranga. Ku rundi ruhande ariko Jonathan na German baba bari gukemanga ya myitwarire n'imico Bosca aba afite nyuma yo kurumwa na cya kirura mu ibanga rikomeye. Bajya gukata kuri toilette ku gihombo kugira ngo ko bafate umusane bajye kumpimisha, ariko nta kibazo na kimwe afite. Ari nako ku rundi ruhande Bosca nawe yagiye gusura wa mugabo muri Prakash kwa muganga, aho yatangiye kubona ibintu bidahari, abona wa mugabo ni Prakash ari kumuvugisha. Gusa ibi ngibi yabonaga byarogoye n'uwa polisi na docteur bahise bagera aho ngaho bahita bamutegeka kuva aho ngaho akagenda. Bosca akimara kugenda rero Dr yasigaye ari kubwira umupolisi ukuntu uyu mugabo muri Prakash aba afite ibisebe bidasanzwe bigaragaye ko ari nk'ikintu cyamuriye, ariko nk'ubwo Bosca nawe yarahagaze hanze ari kubumviriza ibyo bari kuvuga byose. Ndetse mu ijoro ry'uwo munsi Bosca yabonye Panda n'abandi baturage baho ngaho mu cyaro hari umuhango bari gukora, umuhango udasanzwe atazi ibyo bari guhamagara. Ibyo birabaye ku munsi ukurikiyeho rero ikintu cyo kutumvikana hagati y'abashuti kwa batatu cyarushijeho kuzamuka, aho kwanza Jonathan yari azanye ingingo yo kuba Bosca ari kwitwara nabi muri iyi minsi. Ndetse uyu Jonathan yatangiye gushinja Bosca kuba afite uburwayi yanduye abutewe no kurumwa n'ikirura, ariko Bosca we yarabihakana. Hanyuma ariko igihe Jordan yagiye guhamagara papa we ngo amubwire imyitwarire ya Bosca aba afite, Bosca umujinya wahise umwica, aramufata atangira kumunigira hejuru ku giti neza yamunenetse. Byatumye neza Jonathan yumirwa, ariko neza kano kanya nibwo Bosca yaramaze guhinduka ikirura cyuzuye neza. Bosca rero yabaye ikirura yatangiye kwiruka, ari nako babagenzi be bamukurikira mu modoka, bamushatse bamubuze neza. Rero baparitse imodoka nabo batangira guhamagara nk'ikirura kugira ngo bare ko yakaza, aho mu buryo butunguranye bagize gutya babona neza abaturutse imbere. Akimona rero yahindutse ikirura, ubwoba bose bwarabishe, aho cya kirura cyahise gisimbukira ku modoka yabo kuri parabolize kirabakanga, ariko nticyabarya kirabababarira, cyaranje kita kiburirwa irengero. Igitondo gikurikiyeho rero Bosca yakangutse yambaye akaboxa konyine ari mu ishyamba, aho yaje kugira amerwe agahabwa karifite gasubira mu cyaro n'aho ngo ni Anaka ku kamotoki. Gusa n'ubwo kutumvikana hagati ya Bosca na Jordan babimeze nabi, ariko igihe gushwana uko gushwana kwabo kwaruguwe n'amakuru ateye ubwoba babwiwe yuko Mary umukozi mushyashya wari warasimbuye Prakash umwe wishwe n'ikirura. Uwo mukozi wari wakase ibiti byose bari bagiye bashyiraho ikimenyetso cy'uko bakeneye ko babikata ngo bubake umuhanda, n'injoro nayo ngaba yasanzwe yishwe kandi nawe bayishwe n'ikirura. Ndetse aya mashusho y'uburyo ikirura kiba cyamwatatse aho yarari bafashwe kuri kamera, aho abaturage bose babashije kuyabona. Ubwoba bwabishe bagatangira gutekereza ko bose bizarangira ikirura kibishe. Atekereza yuko ashobora kuba ari we wabuze control, Bosca yagiye kubwira wa mukobwa Anuka ari kuvuga yuko ashobora kuba ari watatse wa mukozi mushyashya, ariko Anuka ashaka kumukaruma amubwira yuko atari byo, ari kugira ngo ayo makuru nyine atabasha kumenyekana ko uyu mutipe bari ikirura byanahinduka. Gusa n'ubundi muri uko kumukaruma birangira batangiye kuburana, cyane cyane igihe bazanye ingingo yo kwangiza ibintu by'ishyamba. Byumvikana ko umukobwa nawe ameze nk'umuntu udashyigikiye ibitekerezo. Ku rundi ruhande rero Jomin na Jonathan bo batangira gutekereza ibyo kuva muri uyu mushinga bakagenda, ariko Oscar ababwira yuko
bidakwiye kuba ava mu mushinga cyane ko ari we kibazo wazanye ibibazo byose. Ariko Jordan atangira kumukaruma ariko kumubwira ati ntabwo ari wowe. Gusa ako kanya Bosca yatangira guhumurirwa ikintu cyo kiri aho ngaho hanze ahita asohoka. Akigera hanze yakubitanye na kagabo ngo ni Panda kari kisha aho ngaho, ndetse kagabo ngo ni Panda kaba gafite iboxer Bosca yari yambaye cyagiye ahinduka, aho gatangira kuvuga yuko icyo ngicyo kizakoreshwa nk'ikizibiti kugira ngo bamenye umuntu watatse abantu. Gusa mbere yuko ka Panda kagira ibindi bintu gakora cyangwa kava aho ngaho, Bosca yatangiye guhinduka hejuru mu maso yo kugatera ubwoba, ndetse ahita anakazenguruka mu buryo bwihuse cyane. Kagabo kabonye isura ye uburyo kugenda ihinduka, ubwoba bwarakishe, kemerewe ko ibintu kazabigira ibanga nagira umuntu umwe kabibwira aho ngaho mu cyaro, ndetse kanasezeranya Bosca yuko kazamufasha kumuvuza no muvumo wo guhinduka ikiruru kamuvaho. Bose rero bahise biyemeza kujya kureba wa musaza w'imyaka 120 w'umupfumu w'aho ngaho mu cyaro, aba afite icyizere yuko hamwe n'ubwenge bwe ashobora kubasha kubafasha kuvura wa muvumo Bosca aba yanduye wo guhinduka ikirura mu ijoro. Urupfu rwa mugabo ngo ni Neil ruteza ikintu cy'ubwoba aho ngaho mu cyaro, abantu bose bagatangira kuzajya bikeka no gutaha kare. Ndetse kubera iki kibazo cy'ubwoba hagati mu baturage, polisi kugira ngo irebe ko yakongera ikagira controle iki kibazo cyari kiri kugenda neza kiva mu myanya y'intoki, yahise itangira guhamagara ubufasha bw'abahigi basanzwe bakorera aha ngaha muri kino cyaro, baba basanzwe bazi ubuhanga mu bintu byo guhiga inyamaswa z'ishyamba. Ariko ku rundi ruhande kagabo ngo ni Panda kakamaze iminsi gakorana n'umupolisi, bityo kubera ibyo ngibyo rero biza kurangira abapolisi baguye igitumo Bosca n'abagenzi be bakabafungirana. Bagifungaho rero babatipe batangiye kwinginga uwo mupolisi umaze kubafungirana ngo abafungurire, ariko ahubwo kugira ngo abafungurire atangira kubafata video. Ndetse ubwo uko bari bafungiyemo aho ngaho imbere, Bosca ni nako yagize gutya atangira guhinduka neza. Hanyuma abagenzi bahita babona yuko byanze bikunze bagiye kuribwa, barabyirebera neza bibonera Bosca ahinduka ikirura neza ku buryo utabasha kumenya ko ari nawe. Ndetse neza igihe Bosca yari ameze nk'ugiye kwataka babashuti be, nibwo German aho yari aguye hasi yatangiye kwinginga Bosca ari kumwibutsa yuko abizi neza yuko hari akanunu ke gasigaye mu bwonko, ari kumwibutsa ibihe bagiye bacamo kera bakiri abana n'uburyo bagiye bakorana utuntu twinshi nyine agiye namwibutsa twose. Hanyuma neza muri ako kanya hari ikindi kirura cyaza gituruka hanze kiti cyataka wa mupolisi kiramukubita nawe kiramwica. Ndetse uko kuza kw'ikirura cya kabiri bimera nk'ibirangaje Bosca wari ugiye kurya abagenzi be by'akanya gatoya, babagenzi baba barakotse gutyo. Umunsi ukurikiyeho rero ibintu byose byari bimeze nk'ibitangiye kongera gusubira uko byari bisanzwe bimeze, ariko n'ubundi ikibazo cy'ubwoba hagati muri ba bashuti cyo ari ikibazo kuko ninjoro babahushije igihe Rotipe mushuti wabo yaragiye kubarya. Ndetse ahangaha German ubu gifite ubwoba n'umujinya wa ninjoro atangira gutonganya Bosca ariko kumubwira yuko ashaka kuvanga akigendera adashaka kwasiga ubuzima. Gusa igihe yaragiye kugenda Bosca yaje kuza kumwinginga mubwira yuko bitazongera, bituma Rotipe atagenda. Nyuma kuri uwo munsi w'umugoroba rero n'ubundi kagabo ngo ni Panda karongeye gatwara babatipe ku wundi musaza w'umunyaziya w'umupfumu, aho bageze akabahishoye yuko ngo kugira ngo wa muvumo Bosca aba yaranduye ubashe gukira yongere kongera kuba muzima, gakeneye n'ubundi kongera kuri umwe handi neza yari umwe kandi ari muri wa mwanya n'ubundi yarumiwemo. Kugira ngo ibingibi rero bikunde babagenzi bahise batangira gukora irundu rwenda rwo kwambika Bosca kugira ngo azagende yurire neza kuri cya giti basiga ku kabuno kugira ngo ikirura ariho kizongera kumuruma n'ubundi. Nyuma y'ibyo ngibyo rero Bosca na Hanuka berekeje handi mu ishyamba, hamwe ibintu byose byahereye kugira ngo batangire bategure Bosca baze kureba yuko ikirura cyongera kumuruma nka kwa kundi cyabigenje na mbere. Ariko bageze aha ngaha hagati mu ishyamba, Bosca ni nabwo yatangiye kugaragariza umukobwa yuko ari kwifuza yuko kano kazi yagakora kakarangira akisubira mu rugo nk'uko yari asanzwe abaho bisanzwe. Gusa aha ngaha Hanuka aramwinginga amusaba kuzigumira aha ngaha bwatireba ukuntu ino shyamba ari ryiza, kano gacyaro ari keza. Tepe aravuga ati mbi Kigali shangiye mu cyaro. Ku rundi ruhande rero babahigi bari batumiye barimo bahabwa amabwiriza yuko cya kirura ngo kigomba gufatwa kandi kigafatwa ari kizima ngo mbere yuko cyagira abandi bantu kivugana benshi. Ubwo muri kano kanya icyaro cyose cyuzuyemo ubwoba, aho babizera yuko byanze bikunze cya kirura nikidafatwa bose bibasaba kuzacika bakajya kwiturira ahandi hantu. Bosca rero nk'uko yari abizi neza yuko kugira ngo wa muvumo yaranduye ubashe kumuvamo agomba gusubira ahandi neza yarumiwe, akaba ariho yongera kurumirwa n'ubundi, yagiwe n'abagenzi be hanyuma mwambika rwa rumuri rumeze nk'urukote bamukoreye barukinze ku mubiri wose agasiga ahandi ku kibuno aho yagombaga kurumwa. Ubwo ni nako ku rundi ruhande babahigi banga mu cyaro babahanga cyane kari bamaze kugera mu ishyamba baje guhiga cya kirura byatari. Gusa ntago bafite amakuru yuko Rotipe Bosca yipangiye ya gahunda yo kugira ngo arebe yuko umuvumo wamuvaho. Gusa ibintu byatangiye kumera nabi ubwo abahigi batangiye kuza bagana neza ahantu Bosca yari yapangiye yuriye cya giti nyine kugira ngo yikorere gahunda ze. Tari rero cya kirura cyari cyamaze kugera aho ngaho hafi kije kwirumira ku muntu wari aho ngaho, abahigi baragikanze ikirura kitagitangira kwirukanka gihunga.
Kikimara rero kwicikira, Jomani yatangiye kwibutsa Bosca yuko naramuka atari umwe mu ijoro bizarangira n'ubundi umutipe ahindutse ikiruru uziraherezo. Hanyuma abonye ntandi mahitamo, Bosca nawe yatangiye kwirukanka agana mu kantu k'akazu kaba kari aho ngaho hafi mu ishyamba. Aho akikinjiramo yatunguwe no gusanga Anuka ahari, ndetse ahita anamuhisha yuko ngo amaze imyaka irenga 100 yose ari muzima, bigaragaza yuko uyu mukobwa ari we cya kiro cyo cyarazengereje abantu. Ndetse anga Anuka yatangiye kubwira Bosca yuko ngo ubundi intego ye byari kurinda rino shyamba abantu b'abahigi cyangwa abantu bari bose bashaka kuza gukata ibiti. Umukobwa bashaka ko ishyamba riguma ari gakondo, nta muntu umwe urikozeho, ari naturel. Bakimusobanura rero Bosca akanya nibwo yahise abona umumaro wo kureka amashyamba nk'anga ya naturel, ntagire umujya gukatamo ibiti cyangwa iki. Ariko ibyo ngibyo ari kubitekereza tayari babahigi bari bamaze kugera aho ngaho hanze, aho bahise batangira gufungura umuriro kuri Anuka. Hanyuma Anuka nawe ahindutse ikirura kare atangira gukwepa. Nyuma bidatinze rero Bosca nawe yatangiye kugenda amukurikiye, ariko tayari yagiye kugera kuri wa mushuti w'umukobwa asanga babahigi bamaze kumutera umuti bamufashe. Akibona rero Bosca nawe yahise hinduka ikirura kugira ngo agiye kureba ko yatabara Anuka. Hanyuma tayari ahita ajya kwataka babahigi, ariko abaturage barimo bareba bafite ubwoba bwinshi, ndetse babahigi bari kwitegura gutwika cya kirura ari kizima. Gusa neza mu kanya mbere yuko ibyo ngibyo byose babikora, Bosca ari wamaze guhinduka tayari yahise azatangira kwataka babahigi umwe kuri umwe, agenda bigenza atya. Kuri Bosca rero yarwanye neza, yataka abasirikare, abandi bose batangira kwitsimba, byarangiye bose abarushije imbaraga, ahita atabara wa mukobwa ni Anuka. Mugore wenyine bose ni ibirura. Nyuma rero bamaze gutsinda bose bagiye bagana mu ishyamba, ariko Anuka wari wakomeretse byatari byaje kurangira atikiye ahantu hejuru y'umusozi, ahita atembagarara Anuka, ibyatumye Bosca asigara afite agahinda, ariko avuga ati madame arancitse sha. Gusa ibi ngibi byose bimaze kuba nibwo Bosca izatangariza abaturage plan nshyashya aho yapanze yo kubaka umuhanda noneho aciye neza ku ishyamba, kugira ngo barebe ko bakirinda gutema ibiti no kwangiza undi mutungo kamere. Ibi nabo abaturage bakibyumva bahise bashyigikira ubwo rya shyamba umukobwa yashyigikiraga atashakaga yuko bakoraho, n'ubundi birangira batarikozeho. Agafilme kacu k'uyu munsi nanga karangiye, nizere ko kabashimishije rero guys, ariko ntimukajye mwajya gukanda kuri like, share, ndetse mwatubwira hasi muri comment kuna agafilme mwakabonye. Iyi ngiyi yari The Focus, until next time, peace out.